oya ibyo ntabwo ari byambwiye giye nazaga kumutereta ku giti cyanjye nkabona n'akana keza gasa neza nzi kandi gakunda Imana ariko rari yabo nakunda kuyitumira kubera rimwe na rimwe arimo Yesu niwe nkomoko yacabizera nahimbye mu buryo bw'umuco umuco wa kinyamurenge niyo nahimbyemo irakundwa cyane imaze gukundwa iyo ndirimbo nahimbiye kuri moto inspira nafashe nari mvuye kuri studio imwe y'umuhungu witwa Kayitare arangije turi gukora indirimbo imwe yitwa Ndamushima nayo yakunzwe Kaze abakunzi ba Moriox Media twicaye kuri Galaxy Hotel turakwifuriza ibihe byiza uherereye hose wamaze gukora subscribe utegereje gukora subscribe kugira ngo ashike natwe ibiganiro kuri Moriox gahora ari akagaruka gahunda zacu no kubazanira abatumirwa bacu batandukanye hari ababatabaza bafite ubuhamya butandukanye ndetse n'abafite ibikorwa bakora by'umwihariko by'impano umunsi twakiriye couple cyangwa se couple y'umuramyi Confi karibu kuri Moriox. Urakoze cyane. Amakuru yawe. Tumeze neza turashima. Turavuga tuti Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Asifiwe tena. Bishimangira ngo asifiwe sana. Nawe nkavuga ngo Yesu ashimwe. Amen. Umeze utese? Meze neza ndashima. Confi turamuzi n'abari kuri YouTube cyane baramuzi yitwa Confiance akora umwe mu bahanzi ba gospel hano mu Rwanda tuzakwishyiraho link y'indirimbo ye nguwo Umwami Yesu niyo herutse gusohoka yanyuma ifite amezi hafane igiye hanze ariko araza kutubwira ku bikorwa bye by'indirimbo nshya iri hafi gusohoka nayo tukazayibagezaho kuri Moriox Media. Confi uyu munsi yakoze kudusura hamwe n'umufasha we nawe mwita umufasha cyane umugore umufasha ni Sheri. Witwa nde Sheri? Nitwa Josiane cyangwa se Mama Gaela uri akaba Papa Gaela. Tugere kwiganira ku rugo rwanyu ariko cyane twinjira no mu bikorwa bya Confi. Reka duhere kuri Confi amakuru. Tumeze neza turashima Imana twishimiye kuba hano. Twaguha karibu kugira ngo banze uganirize abakunzi bawe abamaze iminsi bagukurikira muri muzika yawe ubanze babwire ku rugendo ho gato ya urugendo gato rw'ubuzima bwawe muri muzika na mbere yaho. Murakoze cyane. Nitwa Muhumure Confiance bakunda kwita Confi nsengera muri Foursquare Gospel Church Kimironko ndubatse n'umudamu wanjye dufitanye umwana umwe umukobwa witwa Gaera mwiza cyane nakunataba mwiza papa ni mwiza mama hanyuma nakuze ndi umuririmbyi mu makorari y'abana turazamuka tujya mu y'abakuru turazamuka tukomeza gukora ivuga ubutumwa byo kuramya no guhimbaza mu gihugu hatandukanye hanyuma igitekerezo cyo kuririmba nkawe wenyine cyaje nko muri 2019 sikera kubera ko kugira ngo nihutishe ivuga ubutumwa niko nabyita sohora indirimbo zawe uzishyire hanze amakorari burya aratinda kugira ngo abantu bari mu itsinda 50 bahurize gusohora indirimbo bifata umwanya ariko nkawe iyo utekereje indirimbo mu gitondo tugenda ukayisohora so biba ngombwa rero ko ntangira gukora indirimbo zanjye kugira ngo ivuge ubutumwa ribe ryinshi yaba ari mu makorari yaba ari ku giti cyabo ibintu birushaho kuba byiza hanyuma ntangira gusohora indirimbo ya mbere ndibaza audio nesoye muri 2019 noneho muri 2020 nanjye n'amavideo yazo ubu ngubu mfite nk'indirimbo nk'eshanu zifite na video akazi ko kora kihutishije ku cyo gihe ukamaze kugira eshanu kandi zifite video biragaragara ko ubuzima bwawe ari ubwo mu makorari mu rusengero kuva wabyiruka wavukiye mu muryango w'abakristo pe ababyeyi bacu n'abakristo twakuze cyagiye umwana watangiye kujya muri primaire ukahita ugera mu Sunday school y'abana no mu makorari y'abana urumva je ntabwo nigeze mvuga ngo namvuye hano ngo ngiye hano ngo sinari nkishijwe ngo none ubu ndakijijwe gusaba igihe ujye uhitamo none ukavuga ati koko uyu murongo niwo muhisemo kuko hari abo twatangizanyije bahise bahitamo undi murongo bamaze gukura yego wahisemo kugumisha ahantu kuramya Imana no guhimbaza Imana no komeza gukizwa yes mu buzima bw'umwana ukijijwe uvuka mu bandi bana batandukanye n'umuryango w'abakristo nko wari ubivuze ubwo buzima bwari bumeze gute mu rugo
ni bwiza, ni ubuzima bwiza kuko gukizwa bakwigisha indangagaciro nziza z'imico myiza, kandi ibyo nta Bibiliya iravuga nta mategeko abihana. Ubwo urumva rero umurongo ni mwiza, utanga amahoro, bimeze neza. Yego, wumvaga utazakura ngo ugere muri ya myaka y'abajane ngo nawe ufate indi nzira kuko ufite ijwi ryiza, ubasha kuririmba neza, ukaba no wakwinjira no mu ndirimbo zisanzwe? Ndibaza, ntabwo nigeze mbitekereza kuko byahise bikomerezaho, numva ibyo ndimo ari byo biryoshye, mbivuyemo naba ntaryohewe. Kubera ko nta testinze mu ndirimbo zindi zisanzwe, ngashima aho nsanzwe ndi, numva rero umurongo ntawuta kuko ibikuryoheye se wabita ntago wabita. Magayila, reka tuze kuri wowe rero nawe twibwirire ku buzima bwawe ho gato, inyuma gato. Okay, murakoze. Nanjye nakuze ndi umwana, ubundi ndi wa gatatu mu rugo, umwana wa gatatu mu rugo. Nakuriye muri Sunday school, nakuze nkijijwe nkunda Imana. Muri make nawe ntaho ugeze. Nanjye naho pe. Naho mwahuriye hahise hagaragara tu. Amfasha cyane. Naho hafi namurebaga gusa, twahuye nyine mu biterane, numva handi namubonera uretse ko nk'ubu ngubu twebwe nakuriye Igikondo, niho mu rugo. Nawe iwabo ni Kimisange. Igikondo nyine style. Kimisange ruguru hose ni muri Gikondo. Kandi tuziranye kera turi bato. Bivuga ngo n'amasande school yanyu mwakoraga kenshi, twasenganaga, njye nasengeraga mu rusengero bita Ruwanje muri Gikondo, n'abasengera ahandi muri African Christian Church. Ariko mwese musenga, ariko duhura nimba Gikondo twatumiye igiterane, urumva se tutahura zo bikaka ngo pangu tinuriya tu. Anyujijemo ngo ariko tuzanye kubakira turabana. Wowe wibutse neza ni ryari wamenye Confi? Ndumva naramumenye muri 2013 gutyo, yego 2013 nabyinaga drama tukiri bato cyane. Nawe bakadutumira mu famiye yabo, tuziranye kuva kera turi bato, nawe ari muto. Nawe Confi nta kintu nakimwe cyakugoye, mu gihe byose byari gabira aho hafi. Nta cyango ari kwiga, ariko turamenyana. Umuntu rero aho twamenyanye neza kwa kuntu bwo gutangira kumutekerezaho, ndaje segonderi njya muri kaminuza muri RTUC mu wa kabiri. Uri nko mu wa kabiri? Ariko nawe tuziranye tuvugana, ariko numva nyine ukiri nk'umwana nta gahunda ufite, hari igihe utinya kuvuga ibintu. Ariko mu wa kabiri rero ntangiye kuvuga ati washaka, ariko nawe wakunda biri seriye nuko mbitekereje. Ariko nakomeza kwizubaza kubera ko umuntu iyo muziranye cyatumaga wizubaza neza. Wari umuzi kuva kera, ubona nta n'icyo atwaye, nticyatumaga wizubaza. Ofete numvaga nyine yambwiraga ku impamvu nyine byatumaga nizubaza, ntabwo ari uko ntamukundaga, ahubwo nuko icyo gihe numvaga nari nkiri muto, numva ibya relationship ntari bitaraza, nkumva yaba inshuti bisanzwe. Ababyeyi ntabwo ntacyo babafashaga, kuko ababyeyi bari baziranye imiryango. Ntacyo ababyeyi babimenye, ne twarabyemezenjeho nawe, ariko bari batuzi. Usanga tujya gutaramira iwabo, tugahimbaza, tuziranye muri make. Nawe rero igihe waje kumva uvuga utari ko biriya nigira wabiva muri ryari? Ubundi ko ndi kwiraza i Nyanza, n'ubundi ko ndi kubika ibyo nzakora n'ibyo nzajyamo, cyane bikunze nzashaka. Cyane urumva sinavuga ngo ni ryari, kuko mbese yansabye ko twajya muri donc twakundana mu gihe kirekire, mbese nanjye nza kumwemerera nyuma, bisa nkaho niyo mpamvu nawe navuze ni ryari ntumvise ko ugomba kwemera. Ni igihe ko dukundana ni nko muri 2016. Yari amaze nk'imyaka ingahe nawe ahinga? Nk'imyaka nk'itanu. Ubwo kucyo isoko kuba mugoye bigezaho koko? Kucyo mugoye bigezaho imyaka 5 ni myinshi, ndabeshya Confi? Ni myinshi. Mpamvu
iwe yashaka kunshyira mu mago hakiri kare kandi nari nkiri muto ntaragira gahunda rero ni nawe muntu wa mbere nafatiyeho gahunda yo guhita njya mu mago. Hari umuntu ujya uvuga ngo nta mu exingira ngo nawe ugiye muri uwo mubare waba ngo bavuga uti nta wundi ntago yabura ex se yabura nkuko nawe bafite nanjye ndabafite bakandi bose mwabaga mwahuri ku rusengero kandi arabazi nanjye abe ndabazi muzi n'umwe noneho muraza urabona njyewe urumva twamenyanye kuva kera noneho wenda nko mu mademiri 13-14 umuntu akaba yamubwira basanga nyine turacyari nk'abato gato nkabaza nkamureka nk'umwaka umwe muziranye nk'abavandimwe yarazaga akakubwira ati muvandimwe mwene data tugasabana tukaganira yakubwiraga ati mbare mwene data hari umuntu tipe uri kumbuza oya ibyo ntabwo ari byambwiye giye nazaga kumutereta ku giti cyanjye nkabona n'akana keza gasa neza nzi kandi gakunda Imana ariko rari yabo nakunda kuyitumira kubera rimwe na rimwe arimo kugira ngo aze tubonane kagira byibuze umubone none twabaga tuziranye nk'ubu tukaganira nyine nta kibazo ariko wakubita amaboko akajambo wenda akabona ati se nimbyemera nta gahunda biratanga iki gusa hagashira umwaka nyine namwihoreye we twahura nkongera nkayimubwira gutyo ariko yigeze kujya kwiga i Bugande Kabare nk'umwaka umwe ari muri university asa nkaho atangiye gukura tuza guhura nawe agarutse yaratiuse noneho yakuze noneho bimeze neza yakuze ikintu kiri kurangaza no kuvuga ati hacagamo nk'umwaka naramwihoreye icyo gihe baga haciyemo umwaka nibwo baba ex nabo bahitaga bajya cyane bahitaga bagwamo nabo ari kuko iyo yatindaga wowe ufite undi mu ex wundi mugakundana nk'umwaka ukabona nyine nta gahunda bikavamo iyo umuntu afite umugore we nyine uzabana nawe nyine nta ibindi biranga babyita destin ari ukuntu we yanga nabonaga bitazavamo n'ubundi ariko umunsi twahuye ni iki cyatumye udacika intege ari igihe uhinga ugatereta nabyita ko ari nk'isezerano wenda ry'Imana kuko niwe Imana yaranditse wenda wowe ureba ukabona ko bidakunda ariko umunsi yavuye i Bugande mu wa mbere aje gukomereza mu wa kabiri yaratiuse twaraganira twongera gusura mu biganiro ariko dusa nk'abakuze natse mperekeza aramperekeza nanjye kwegoshesha mbona biri gucamo ndambwira ati sasa reka nkubwire ngiye gushaka umwaka utaha twari muri 2016 kwa 10 mu kwa 10 sibyo umwaka utaha nzashaka umva narakubwiye niba utajya wumva birakureba kwa 10 akukana navemo muri utajya wumva birakureba urumva mu kwa nahise mbwira mu mwaka utaha 2017 mu kwa 5 uzakora kumubwira n'itariki iyo mva ndi seri kandi uwo muntu ni wowe ni wowe wa mbere ni wanga ndafata undi wa kabiri ndahita abakobwa baruzuye ndahita mfata uwa kabiri kwamushyiragaho nawe itera none se igihe namubwire ntabwo ari kwivugira aratasi nuko yambwiye yaraterese gahoro ariko narumva imyaka 5 yari yarahise yari myinshi naraterese nyine muri uwo mwaka urumva muri uwo mwaka ntago yambwiraga n'ubundi iyo aza ari kuntera ubwoba ngo gutya sinari kwemera kumutera ubwoba bana ndi kumubwira ibintu nyine bati ngiye ndi committed afite gahunda ntago ndi kugukinisha mbese kandi ndakumbera umugore nawe wakumva ko wamutesheje umutwe imyaka 5 utari ku bundi wapfa kwemera narasenze mbaza Imana ndavuga ati Imana umpe ikimenyetso cy'uko yaba ari we bitewe n'igihe tumaranye n'ibyo twagiye ducamo mbisaba Imana irakinyereka nyine ubwo nanjye ikimenyetso wabonye ukavuga uti bya bindi Imana ivuze ni ibi ni iki njye nta kindi nasabye Imana kumukunda cyane ndavuga ngo mara nimba ari wanjye uzampe kumukunda cyane ibindi kwiraza inyanza bishiri mukunde mbese ariko guhera icyo gihe nahise mukunda nabona saa 4 zirageze nta call yiwe nkumva ngiye nko yumva kuki wategerezaga saa 4 wowe saa 4 nizagera urumva uzi kugira ngo anyemerere
nyine twaraganiriye ahita ambwira ngo reka agende bitekereza kandi iyo tekereza kandi ugiye kongera kwanga yanyemereye numva nyine ari ibintu ariko igihe cyo gutekereza n'icyagiye yavuze ati reka nanjye njye mu masengesho gusa yaje kunsubiza uzi impamvu byaje kugenda neza abenshi turicara tugasaba Imana Mana uzampa umugabo uzampa urugo ariko ntumensheninga ngo nuwusha korega abagabo ni menshi kandi yaza haza wenda tuvuga ari iteshamutwe Imana ibabarire ukavuga uti Imana ko nagusabye umugabo ariko ntago wigeze usaba ufite urukundo nk'urwa Confi kuri Mama Gaela ntago wigeze usaba ufite commitment ifatika we warasabye gusa n'Imana nayo iragwa kuko irabafite wowe ko warabinyujije mu Mana rero niho hahise hava ibintu bizima ndabeshya cyane oya rwose ntago beshe yego iryo joro umaze gusenga wahise umva umeze ute maze gusenga nahise mbiharira Imana ndavuga ati nayo umutima wahise ugurumana ndavuga ati uraka reka musubize igisubizo ngiye kumuha nyine ndakimuha ariko ubwo nyine nkakomeza mvuga ati Imana gutya na gutya mbona iminsi mike rwose ndamukunza ahubwo no kurushaho aha ni ryari rero waje kubibwira mu rugo ariko mama papa namaze gufata icyemezo kwa Confi ni igihe twari dutangiye gutekereza itariki mbese ku bana nabivuze mbere yaho nawe utera ntamubwira ababyeyi nyamara namaze kubona uzambera umugore wageze ngo byaranatinze twavuganye nko mu kwa 10 2016 nyuma y'iminsi mike dukundanye twari tumeze neza twishimye yari gahunda twe duhora tunezerewe mu rugo amene nta kibazo tugira twebwe mitamubwira tujya kubwira iwanyu naye mitamubwira iwacu ni nko mu kwezi kumwe twese tubabwira turababwira ngo umwaka utaha twese tuvuga nko mu kwa 5 nabwo nibwo twababwiye hanyuma bo baratuzi baradushima baramushima iwacu ni waba baranshima ariko aravuga ati mu kwa 5 ni hafi mwegeze inyuma gatoya twitegura tutadushyira mu kwa 11 kwa 2017 gutotanga process yo gutegura ubukwe harakajambo keza umbwiye uti twebwe dora tunezerewe iwacu turazavugagaruka ariko reka maze barize Mama Gaela niki cyagutunguye kigera mu rugo hari uburyo warubanye na Confi ari chérie aza kuva kuri chérie aba fiancé ava kuri fiancé abo umugabo akinda bavuga uti rwose ngiye kubaka urugo si umunsi sindi ari iwacu ahandi hantu ndarane n'undi muntu ubuzima bwanjye bwose wumva komeza ute mu mutima wawe no muri gahunda zawe zose numvaga nta cyantunguye pe kubera ko bitewe n'ukuntu ateye nta kintu cyantunguye nta n'ikintu cyancanze ni nka ko nabivuga yibarije mbese nta kidasanzwe mu rugo na biriya byose baba bavuga ngo amaburadusha bakatubwira ibintu byinshi biterwa n'uko abantu babana biterwa n'uko mubanye pe mubana musanzwe mufitanye rero mu by'ukuri ni umuntu uri cool ni umuntu woroheje ni umuntu mbese ntago uragira aho ngaho ngo uvuge utari ko bya bindi bajya bavuga abandi bagore njya mubyumvana bati ingo ziragatsindwa we ntabwo ibyo bintu byagushyikira oya nibyo nangiye kubwira ntabwo byigeze bimbaho nta n'ikintu gusa ikintu ahubwo cyantunguye ni ukuntu nageze mu rugo mbona urukundo rurushijeho mbese n'ukuntu tubana birushijeho kuba byiza kurusha uko twari turi muri fiançailles mbese duhora twishimye duhora duseka duhora turi abantu nyine mbese ahubwo no kurusha bya fiançailles mu mazi imyaka ingahe mu bana imyaka 4 ikiryoshye Imana ishimwe cyane Mana dore nasabye 40 isaga 40 bakiryoshye bameze gutya nibyo mbifurije ngewe kuko ndi mukuru urugo rwiza ruruta paradiso tubyemeranyijeho ruzakomeza ari rwiza nyuma ya Gaela hazaze n'abandi baryoshye bakurire mu Mana ubona byaratewe n'iki ku rugo rwanjye rwiza mbona nukoroshya ibintu iyo mworoshya ibintu buri ibintu byose biroroha kandi iyo mubikomeje birakomeje twebwe tubana mu buzima bworoheje dusabana duseka ubundi ngewe ndambirwa no gutanga dutere story mubwire ibyo nirwemo nambwira ibiduseke n'umwana aho ngaho nta bintu byanyu bikwigagaza gukomeza ubuzima nubwo wenda ari two wenda arigiye mu rugo iyo abantu babana arigiye ntimwabura kuvugana utuntu tutari twiza ariko utwo ngutwo ni utuntu
dushira ni dutoya n'abavandimwe ariko turashira ntabwo twungutwe dutwara umwanya ngo byari gukomeza ubuzima ntabwo ari byiza iyo mubukomeje niyo wavamo ibibazo bitandukanye igihe kirekire wamaze warakariye Confi n'igihe kingana iki iminsi ngahe wumva nyine wababaye warakaye wakabije ni iminsi ngahe yashize nk'ubu nkamurakarira nk'uyu munsi nk'ejo nk'ikosa wenda agiye kujya ku kazi cyangwa muri gahunda arimo ukumva birakubabaje no kavuga ukabibika hashize iminsi ngaho babaye wumva urakaye mutavugana mu ni umunsi wose wenda naho yagiye nkirirwa ntamuvugisha ariko nijoro yataha bigashira ubwo amasaha 12 bahagije muri aya masaha 12 ubomba umeze ute banumva nyine yambabaje yakoze nk'akantu kakagira banumva nyine mbabaye pe ari gihe mwashwanyiraga ari we wabiteye wari wa mwese mwakozanyijeho iyi nyine mba numva ntishimye ko umuntu nkunda mba numva tutamara n'amasaha 2 tutari kuvugana mba numva nyine bimbabaje nta mahoro mfite we n'igihe kingana cyashira wumva kira urakariye nge nanga rero ibintu byo kutavugana nanga urugo rurakaye arigiye biba byatewe nanjye nkabimenya n'igihe biba byatewe nawe nabyo nkabimenya rimwe nkavateka mureke kubera ko biteye mwihorere ariko nabona ntacyo ari kubikoraho nkategeye rero bikundira ibyiza no kuganira ahita musaba imbabazi ati bitese umeze neza warakaye ndagakemuye nkahita muzanira kaji usa uri kimuzanira saba imbabazi mu buryo butandukanye umwana mwiza cyane none se umugabo wawe ni umuntu uzwi celebrity abantu babona kuri YouTube araririmba yego nubwo se aririmba indirimbo zo guhimbaza ariko ari ku karubane ko twekunda kwiyita buryo umuntu uri hari inyuma na twebwe twamaze kwigaragaza kwiyereka abanyarwanda benshi tuba dutandukanye n'abandi ibyo ngibyo ubasha kubijera kuko abagore benshi akenshi batabyihanganira cyangwa se umugabo yafite umugore uzwi uri celebrity ugasanga ntabwo ari kubasha kubyihanganira ni gute ubasha kujera kubana n'umugabo nakwita ko azwi w'icyamamare umuririmbyi w'umustar okay ukuntu ngiye mbasha kubijera ntabwo navuga nubwo ari umustar ariko ntabwo namubuza kugenda hashaka agenda hashaka n'ibyo ashaka akabikora donc nkamuha amahoro muha amahoro kuko mba nzi ko hagenda ni benshi bamubona ni benshi bamufana ni benshi bamukunda rero ntabwo nakumva ngo mbuze amahoro ngo ndasigaye yaragiye kuko mu by'ukuri ni ukwivunira umutima n'abandi kwivunira ubusa mba nzi ko ari bugaruke ntari mba nzi ko nta bamutwara rwose tugiye ku bijyanye n'inganzo ndi muri 2019 mpitamo gukora jyenyine maze kugira indirimbo 5 uri gukora ute gukorera mu zihe nzira gukora mu buhe buryo abahanzi batandukanye akunda kuba afite team cyangwa se uburyo akoramo kugira ngo abashe kugeza ibihangano bye kure wowe ku giti cyawe nka Confi uri gukora gute kugira ngo ubashe kugera kuri cya kindi wiyemeje wavuye muri korali kugira ngo uzatere imbere kurushaho cyangwa se ugeze ubutumwa bw'abantu ku buryo bwihuse uri kwifashwamo n'iki urakoze team ntago nazivuyemo nk'umba muri Alarm Ministries mba no mu itsinda rimwe rya worship team iba muri Foursquare ya worship team nkanakora ku giti cyanjye ngewe yabyashobokaga nabera ahantu naba matsinda yose mbishoboye nuko nyine ndi umuntu kuko abantu benshi tujya atandukanye mu ivuga butumwa ariko nkanjye ku giti cyanjye plan mfite nizo gukora cyane umuziki wa gospel cyambere mbifashwamo no gusenga kugira ngo nibyo bigira akamaro cyane kurusha gupfa gusohora indirimbo nyuma izo ndirimbo zikaba ubuhamya ku bantu kuko abantu benshi bumva indirimbo cyane kandi bagasubizwa abantu benshi tugenda tubona ama feedback yabo kabati iyi ndirimbo nayumvise sinari merewe neza ndumva umutima umeze neza indirimbo zifite uburyo zifasha imitima y'abantu guhumurika hari abatubwira ngo bari ugeze kutwandikira ngo yaragiye kwiyahura baratuye muri Amerika ariko yabiretse kubera indirimbo gusa kumva isi ni ibibazo ariko baba bakeneye kumva ihumure riva mu ndirimbo kandi izo ndirimbo ubutwe tuzisohora rimwe na rimwe tutazi bizakorwa ugasanga umuntu utuye Pakistan arayumvishe yibereye muri hoteli runaka undi ari muri Canada indirimbo zigera ahantu henshi hatandukanye niyo mpamvu rero tuzisengera tukazishyiramo imbaraga
kugira ngo zitange umusaruro. Ndifuza rero gukora cyane kubw'inyungu z'abandi. hari aho wari uvuze uti ubutumwa bugenda buza butandukanye. Iyo umuntu aguhaye ubutumwa butandukanye hari icyo bigufasha mu kwina indirimbo ikurikiyeho? Biramfasha cyane. Cyambere bimpa courage y'ibyo ndimo ko ari byiza ngakomeza. Hanyuma hari umuntu mwageze gushaka gufata gahunda yo kudahimba indirimbo ngo yumva arusha, aza kubona ubutumwa bumubwira ngo indirimbo yawe wahimbye yatumye ntiyahura. Mwuka wera ahita amuganiriza aramubwira ati none wibaza n'udahimba abantu benshi ni abantu bangana iki baziyahura kubera nta ndirimbo. Atongera asubira muri mood yo guhimba indirimbo. Urumva rero biradufasha ndetse bita binatuma inspiration iza. Kuvuga ati noneho ngiye guhimba aya magambo ugasenga. Ari n'igihe uri muri rusengero kumva ijambo bavuze kaguha inspiration, waba uri kugenda mu muhanda. Hari nk'indirimbo yitwa ngo indirimbo Yesu niyo nkomoko yaramenyekanye irimo abari muri Yesu barashinganye bafite amahoro menshi kugeza iteka ryose, ntibazatinya ikibi bazakomera, Yesu niwe nkomoko yaca bizera. Nahimbye mu buryo bw'umuco, umuco wa kinyamurenge niyo nahimbyemo, irakundwa cyane. Imaze gukundwa iyo ndirimbo nahimbiye kuri moto. Inspira nafashe nari mvuye kuri studio imwe y'umuhungu witwa Kayitare, arangije turi gukora indirimbo imwe yitwa Ndamushima nayo yakunzwe, mpita numva shaka iyo style, nicaye kuri moto ntashingiye Kabeza niyo nari Inkuru, mpita mfata rero kuri record gutya mfata gusa injyana, ariko none ngeze mu rugo mpita nayanditse uyu yaryamye ndi kumubwira ati hari indirimbo ndi kwandika ibi noza, akumva ko ari mbi ngo iyo ndirimbo ko ari mbi, ariko indirimbo itarafata neza uba wumva ari mbi. Hari igihe ujye mubwira ngo izi ndirimbo ujye gusura ari mbi iyo zitarafata nyine intuze nta njyana, ariko nk'iyo amaze kuzijyana muri studio mba mbona ari nziza cyane. Arabanje akumvisha akakubwira ati sheri umva iyo nakoze cyane, akanyumvishaho nkumva na musique yayo kabisa biba bimeze neza. Ubwo rero mitanyihimbira inspiration zivana batandukanye. Rero iyo nkubonye nk'umuntu ahubwiye ati narafashijwe narindi cyangwa se ubuhamya bw'abantu baza iyo bakubona kuri ku ma televiziyo ku ma YouTube uri indirimbo z'Imana bakugira n'ikizere bakaza kugisha inama kumva ibibazo by'abantu ko bakuramo n'indirimbo. Yego abahimbire no kwabigenza. Tugana ku musozo turebe ku byerekeye indirimbo nshya ugiye gusora, yo ifite ubutumwa bumeze gute, ifite injyana imeze gute, n'abakunzi bawe amezi abaye 4 nta ndirimbo ihari ijye hanze cyangwa se y'amashusho na audio, nabo uragira icyo babwira? Murakoze cyane. Turategura gukora indirimbo. Audio yararangiye, iyo audio rero yararangiye, hasigaye video ndi kwipangira nko byumweru 2 kabigeze hanze kwishutinga no kwisohora. Iyo ndirimbo yitwa ngo humura, iravuga ngo abantu ibihumbi bazagwa imbere yawe itarasohoka. Abantu ibihumbi bazagwa imbere yawe, abandi inzovu baza kwikubita imbere, uzabibonesha amaso nibiza gufata, zabandi kumwe nawe mwana w'umuntu we humura. Madame afite ijwi ryiza, none wazamushyize umunsi umwe mugakora collabo mukankorera icyo kintu, ngenda bibasabye baye icyo gitekerezo nimukore groupe ya Mr and Miss. Ariko noneho amaklipa arimo, ariko no tuzahirira ariyo tuzakorana tukayiririmba nawe akubitamo ijwi rye muri rukaka mubikorane neza. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro twabatangiriye ni couple y'umuhanzi w'umuramyi ndetse n'umufasha we. Gaila afite imyaka ingahe? 3. Ndari azazanye umwaka utaha. Imana izamuzane amahoro. Urugo rwanyu rufite amahoro. Reka duhe umunota umwe cyangwa 2 buri wese adusoreze agira inama amakouple ari hano hanze kubana mu mahoro ntako bisa. Nabanze murakoze. Icyo nabagiraho inama donc ni ukubana mu mahoro, mwumvikana,
koroshya ibintu nta birenze nyine mbese hamwe no gusenga Imana ikazabafasha nyine. Bajya bibwira ko iyo bageze mu rugo ngo bihinduka urukundo rwawe yankundaga rugashira, waba ubuhe buhamya maze imyaka 4 mu rugo kandi wambwiye uti mbona biryoshye kurusha na mbere. Ngiye mbona biryoshye pe, mbona biryoshye uko umwaka ugenda uza n'undi ukaza nibwo mbona nta naho babihuriye n'igihe cyashize. Rero donc inama nabaha nuko mbese koroherana bitewe nuko abandi sinzi wenda uko abagabo babo bateye, ariko uko baba bateye kose guca bugufi, gusenga, kwishima muri byose, yaba ari mudafite ubutunzi bwinshi yaba mubufite, kwishima, ibyishimo nibyo bya mbere. Ibyishimo nibyo bya mbere hamwe no gusenga. Utabufite rwose mwubahane kandi mukundane. Yes, murakoze cyane, turabashimiye. Turabashimiye rwose ko mwadutumiye. Inama twagira amakouple, icyambere nkatwe abakristo ni ugusenga. Icya kabiri ni urukundo rurushaho kuba rwinshi hagati y'ababana. Ntuzigere wumva ko urukundo rwawe rwagabanutse, ni amakosa buriya. Iyo utakunze umuntu biragora no kugabanya irari. Ikindi abagabo n'abagore tugabanye amarari mu buzima, wite ku muryango wawe. Ugerageze unyurwe, nta muntu ukurutira umugabo wawe, nta n'ukurutira umugore wawe, uretse gusa abadayimoni baba barateye mu bantu. Icyo kintu rwose abantu barusheho. Ikindi bajya barushaho kuganira no kumvana, burya iyo mwumvana mukaganira. Ikindi bamenye ko abana n'abantu, umuntu ntabwo ubana na marayika mu rugo, ni umuntu ushobora gukora amakosa. Ayo makosa rero nawe wakosa. Umuntu akunda kureba amakosa y'undi kurusha uko yareba ye. So iyo rero uzi ko uwo mubanye ari umuntu arakosa, ukavuga ati okay ndarakaye ariko bigashira, ni umuntu. Nubifata gutyo muzagira urugo rwiza. Yes. Murakoze cyane. Mwakoze gusura Moriox Media. Ibyo mutuganirije biratwubatse nk'abantu bafite ingo n'abatazifite, kandi bumve yuko nta gikuba kiba cyacitse. Ikindi wajyaho kuri link ukareba indirimbo ya Confi mu gihe ugitegereje yuko hari indi izaza mu byumweru 2 cyangwa se 3 ndetse n'ibindi. Urugo rwa Mr and Mrs Confiance twe tubifurije kuzakomeza kugira urugo rwiza. Murakoze cyane. Amen. Bye bye.